amasaha y'umugoroba ndumva aribwo nabonye itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe kuri rwa rupapuro bavuga ko ari urw'umuhondo. Hanyuma niko abayobozi siporo y'u Rwanda sinzi niba ugiye kurikira cyane ariko byanga byakunda urayikurikira nubwo utayikurikira cyane ariko urayikurikira. hari utwunze duke. Haba uyu witwa Munyangajoro Mimoza yamazeho imyaka 4 mu nshingano yari Minisitiri wa Siporo, aza gusimburwa na Richard Nyirishema wamazeho amezi 3 n'iminsi ndumva ari 2. Ubu siporo y'u Rwanda ukeka ko ifite ikihe kibazo gituma cyatumye uyu mu Minisitiri ataramba muri iyi mirimo yari yahawe? Icyambere cyo nemera nuko kugira ngo Aurore aveho cyangwa se ahindurwe inshingano no kubera ko wenda hari bitari byagenze neza. Kuba rero bitari byagenze neza no kuba uyu mugabo yarahise amusimbura akaza hari wenda byagombaga gukosorwa. Nkunda gukurikira cyane iby'imipira cyangwa se iby'imikino cyangwa se siporo muri rusange, ariko burya umuntu yamaze amezi 3 mu nshingano bikaba ngombwa ko ahindurwa, byanze bikunze mu byo yasabwaga gukora hari ibyinshi ntaba yabyujuje, kuko byibura wujuje kuzuza ibyinshi ukabyuzuza ariko wenda hagasigara bike bikigoye, byanze bikunze hari uburyo bigaragarira umuntu, kuko n'igihugu kihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi ku baturage ariko ntibyakunze. Nuvuga ngo ni bigaragaza ko ushobora gusetinga ikintu ariko ntukigereho, ariko noneho kuba hawe inshingano kandi ari ikintu wenda umuntu yakugiragamo icyizere akavuga ati ahangaho yazadufasha muri ubu buryo cyangwa ubundi, mu mezi 3 bikaba bigaragaye ko wenda nta n'ikintu kimwe urakora. Nyine ibi ni bigaragaza ko mbega mu nshingano yagiyemo hari ukuba wenda we yarazigiyemo ariko ataziyumvamo, sinzi niba ariko nazivuga ababyiyumvamo kuko aba yabirahiriye yabyemeye, cyangwa se hakaba ko ibyo yaragomba gukora byamunaniye, cyangwa akaba ari no muri aba ngaba umukuru w'igihugu yavuze ati cyangwa se yaranananijwe kuko nabyo birashoboka, atanga impamvu akavuga ati ashobora no kunanizwa kuko twabonye ko ari benshi bikoma itangazamakuru bavuga ko gukorera ku gitutu cy'itangazamakuru nabyo bigora, bituma abantu batese imihigo baba bafite. Iyi siporo turi kuvuga umukuru w'igihugu yanasabye ko abashyizwe mu nshingano bagomba kwishakamo amikoro, kuko amikoro igihugu gifite ntabwo ahagije yo kuvuga ngo amafaranga dufite wenda ni make, ahubwo hagomba gushakwa uburyo ayo mikoro yaboneka haba mu kunyura mu bikorwa bitandukanye. Ugendeye wenda nko mu imikino biba byiza ubundi kuzishakira mu bana batoya izi mpano. Ugiye ureba nko mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, urebye nko mu gihugu cya Brazil, kureba ibindi bihugu byateye imbere mu bijyanye n'imikino, mu Budage, mu Bwongereza se, Espagne, mu Faransa n'ahandi, ubundi kugira ngo babone umukinnyi cyangwa se nyine uyu nguyu ukina football cyangwa se n'izindi mpano zitandukanye ubundi babishakira mu bana. Ariko mu Rwanda nta myaka myinshi ishize bitangiye, twizeye ko bishobora no kuzabyara umusaruro. Akaza from nowhere akaza gusa ngo nagiye narakinye bitaba. Kandi kuva cyo kora bashyiraho utu tudemi twa Bayern Munich, ka Paris Saint-Germain, ka Arsenal, reka twizere ko wenda hari icyo bishobora kuzafasha. Nsigaye mbona hari abana benshi bibumbiye mu makipe, niba ari amakipe y'abana niba ariko babyita. Ubu ngubu ngira ngo hari Simba nzi wenda ngo byitwa ngo iki, ariko za Muhanga ndumva bahari. Hari kuri stade Nyamirambo hari abana nabonaga mu gitondo baza kuyitoreza bakumva baravuga ngo havamo abana ngo bajya ngo hari abo mu kademi ngo ka peri ngo nyine ukumva ari ibintu byiza. Ngira ngo aho kugira ngo urumva umwana utangiye nyine ukamuforuma bitewe n'uko amubonyemo iriya mpano, ushobora kumuforuma kandi akazamuka neza, bitandukanye no kuba umuntu ashobora kuba wenda yarakiniye muri karitsiye, kubera ko wenda igihe kigeze ngo we wenda cyangwa se akaba yiyumvamo cyangwa akagira amahirwe yo kuba yagera ku rwego rwo kuba wenda yagira umuntu ahura nawe ushobora kumufasha kuzamuka, akabona umuntu araje wenda ku myaka ye 18 ahita atangira gukina. Ariko uyu mwana wabikuriyemo akura afite ikintu azi, nimba ari amategeko ya football yazi no gukina bizi ko aba yaratojwe akaguru karartyaye ku buryo azi ibintu akabikora neza. Ubwo rero abayobozi bashyizwe mu nshingano icyo basabwa no kuzuza ibyo bahawe. Hari umwana witwa Gilbert yigeze guhamagara umukuru w'igihugu ikiganiro kuri Radio TV10. Byari mu kiganiro cya Radio TV10 yari yahuje na Roy FM, arahamagara asaba umukuru w'igihugu ko abayobozi bajya bamanuka bakegera
impano z'abana bakiri bato hasi, kuko byagiye bigaragara ko hari aho abana bajyaga batoranywa ariko hakagenderwa ku kimenyane cyangwa se icyene wabo, ugasanga ubikwiriye si we ugiye. ariko nyine twizeye ko bizakosorwa ubwo bashyizwe mu nshingano, ni umukoro bahawe, batabikora neza nabo mu minsi iri imbere urupapuro rw'umuhondo ruzabasiba. Reka twerekeze no mu zindi zigiye zitandukanye byanditswe mu bitangazamakuru, ariko muraza no kutwoherereza ibitekerezo mutubwire amakuru avuga aho iwanyu, ushaka kuduha inyunganizi cyangwa se ukanabaza ibyo utasobanukiwe muri rusange, ko ushobora kuba utumvishe wenda nk'aya mazina twayagusubiramo nta kibazo. Tubwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye umusore w'imyaka 33 wiyitaga Hirwa ukurikiranyweho ibyaha binyuranye by'ubutekamutwe, harimo kubeshya abakobwa urukundo agamije kubacucura utwabo. RIB yamweretse itangazamakuru ku 23 ukwezi n'ukukuboza 2024. Uyu yafatiwe i Kigali ku 19 Ukuboza mwaka 2024, akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 3 birimo kwiyitirira ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kwiyitirira urwego rw'umwuga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry akaba yaravuze ko ukurikiranyweho atari ubwa mbere yari atawe muri yombi ku byaha nk'ibyo, kuko yari atararangiza igifungo yari yarakatiwe cy'imyaka igera kuri 3 aho yaramaze gufungwa umwaka umwe muri 2 yari isubitse yari yarakatiwe. Yavuze ko rero uwo wiyitaga Hirwa yabeshyaga abakobwa urukundo agamije kubarya amafaranga. Dr Murangira Thierry yavuze ko kandi uwo musore yabeshyaga abantu batandukanye agamije kubacuza utwabo, harimo abo yabwiraga ko ari umushoramari ngo bakorana ubucuruzi, n'abo yabeshyaga ko ari umunyamasengesho, abo yakoreraga inyandiko mpimbano ndetse n'ibindi. Ibyo kandi byiyongeraho kwiyitirira inzego zitandukanye abwira abantu ko azikoramo, abantu bakamuha amafaranga bazi ko abafasha kubona serivisi runaka bakenewe. Hatanzwe izindi ngero kandi nk'uwo yanyanganyije 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda amwizeza kumugurisha telefoni yo mu bwoko bwa iPhone, n'uwo yariye 9,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda amubwira ko azamusengera agakira uburwayi. Hari kandi umucuruzi yabeshye ko acuruza amabuye y'agaciro amuryarenga 11,000,000, abo yijeje ko aziranye n'abacuruzi batanga imari kuri make bakamuha amafaranga akayarya, abo yijeje cyangwa se yacuriye ibyangombwa bitandukanye ndetse n'ibindi. Umutipe numvishe inkuru ye ngo hari umumama uba muri Canada ari mu bagiye bamutekera, umumama nyine yagiye wenda amenyekana cyane, abamuzi baramuzi. Umutipe akamuhamagara akamubwira ati rero ngende pasiteri, ibibazo iby'umugabo wawe akora bimeze gutya na gutya, numa amafaranga ndagufasha bigende gutya. Umumama akohereza amafaranga. Hari n'abakobwa ngo yagiye abeshya ko numvaga bavuga ko hari umuntu wabivugaga n'umuntu ukomeye hano mu gihugu, ni umwe mu bantu bakomeye mu itangazamakuru, yabivugiraga mu kiganiro barimo avuga ati hari n'umukobwa ngo wo mu diaspora, ntiyavuze diaspora iyo ariyo, bato umukobwa yamwezaga amafaranga ngo ari kubaka inzu bazakora ubukwe babane, fendefe biza kurangira umukobwa asanze nta nzu yigeze yubaka, ahubwo amafaranga yarayafataga akayashukisha abandi bakobwa mu gihugu, akayashukisha abandi bakobwa nyine badafite amafaranga. Nk'uko nguko urumva wowe ukamuhereza amafaranga, n'umara kumuhereza amafaranga nawe akajya kuyateretesha, reka mvuge muri ubu buryo. Ariko noneho urumva uyu munsi RIB izanye hari uburyo RIB isigaye yerekanamo abantu, Murangira agakora ka intro cyangwa se akagira ukuntu nyine inkuru ayitangira ukumva ni inkuru ishimishije, cyangwa se nyine biba bibabaje ariko ukumva ni inkuru iryoshye kuyumva. Uyu muhungu w'imyaka 33 ubaze urebye muri ibi bintu byose yagiye ashinzwe, urumva hari kuba umukomisiyoneri, hari ingabo yagiye abwira ko ari umukozi wa RIB, hari n'abo yabwiye ko akora mu rwego rw'igihugu rw'iperereza. Ugatekereza umuntu ufite ubwenge bumeze gutya, amayeri angana gutya, ko ubaza ibintu yagiye akora ntiwabirangiza. Ukibaza umuntu ufite amayeri angana gutya wayi nota adashobora gukoresha ubwenge afite, nk'ubu turi kubona agakora ikintu kibyara umusaruro. Ikibazo gusa bikongera bigahindukira bikabisomo haba ku bana b'abakobwa, cyane cyane abana baribwa amafaranga. Abakobwa baribwa amafaranga benshi usanga ari aba diaspora, ko ugasanga umuntu nyine wenda avuye n'aharagiye aho hanze ari kwiga ari no gushaka udufaranga,
twumva ngo hari abasoroma pome, ngo hari abagira bate, akirirwa umugani asoroma izo pome cyangwa atema ibiti nk'umwe njya numva, yarangiza amafaranga abonye amafaranga abonye wowe ukajya kuyamurya nta kintu uri gukora. Edayeri uyu muhungu ugiye kureba ushobora gusanga nta kintu na kimwe afite, ayo mafaranga yose ntayo afite. Kubera iki? Ni bya bintu nyine ubona ukabibona utabivunikiye, ukabona biraje gutya uko uyabonye ugahita. Hanyuma ikibazo umuntu anashobora kwibaza, kuki abo bakobwa bo bashukwa? Bo abakobwa bashukwa ikiza nanone, ariko nubwo bashukwa abasore wenda bari no kubyumva ibi bintu, abakobwa bo muri diaspora, impamvu mvuga aba diaspora nuko nanjye nzi abagiye batugurirwa nka batatu gutyo. Impamvu bashukwa urumva ntabahari, sibyo? Ni urukundo ambega bari mu rukundo ruri muri distance, bisaba n'undi gukorera mu cyizere. Ariko nimba hari abantu bazi kubika ibimenyetso, nimba hari abantu bazi kubika ibimenyetso, ni abantu bari muri diaspora. Kubera ko ashobora kujya kuguha amafaranga niyo mwamukundana, akakubwira ati, akavuga nza akajya kuri WhatsApp kandi abizi ko agiye kuyaguha, avuga ati sheri rero ngiye kuguha amafaranga ukore gutya, akakohereza voice note nawe ukamusubiza, akakohereza amafaranga message akayibika, wowe uzi ngo ni ibintu biri kurangira. Ariko igihe runaka ntekereza ko muri bimwe mu byagendeho uyu muntu ajya gufata harimo no kuba hari ibimenyetso runaka byagiye bigaragara. Rero abakobwa kuba bashukwa, hari icyo njye ntekereza. Urumva niba yaragendaga mu nsengero nabyo birimo, hari ukuba wenda umwana w'umukobwa ashobora kureba wenda akavuga ati wenda n'urugendo ufite imyaka 30 ufite umugabo, ni nabyo nari ngiye kuvuga. Aba bashukwa si abo ngabo bashaka abagabo ubona yarengeje ya myaka, yageze muri 20 amafaranga 930 kandi maze gutarantika nk'uko bajya babivuga, kanjye mu rusengero ndebe uko ibintu bimeze. Ariko ngiye ikintu nsigaye mbona nuko imyaka kuri uyu ngubu imyaka ni imibare. Uravugisha ukuri? Yes. Ntabwo bibuza ariko ko umukobwa ufite imyaka agera 40 n'ingahe acura. Aracura. Ariko uyu munsi umuntu ufite imyaka 30 niba ufite uko uhagaze, ntekereza ko aho kugira ngo ugende buri wese akujagarika akurya amafaranga ufite, wicaye hamwe ugatuza, niba kuko usenga ufite umutima wo gusenga ukavuga ngo nizeye Imana yo mu ijuru, niba koko ibyo usenga ubiha uhamanya nabyo n'umutima wawe, igihe cyawe byanze bikunze iyo kigeze uwawe nyine araza uramubona. Ariko nujya gusenga kubera ko uri kuri pressure yo kuvuga ngo ngiye mfite imyaka 40 kandi ngomba kubona umugabo, uzagenda nuhagera ugakubitana n'umuntu. Ni ibimeze nka ya nkuru nigeze kuvugaho ya nayumvishe kwa Madame Scovia ari kuvuga ati muri iyi minsi umuntu ajya mu rusengero, ngiye nkabanda umukobwa w'umusinzi nkabona imyaka iranganye nkavuga ngo reka njye mu rusengero niho nzakura umugabo, yagera agakubitana n'umusore nawe w'umusinzi bavuze ati ariko abakobwa ari hanze hadusangira inzoga sinzi abana nabo kanjye mu rusengero, yagera bose bakiyoberanya muri ubwo buryo bahura bagera mu rugo ugasanga ibintu bitangiye gukomana. Nawe nujya gusenga ariko ukagenda uri kuvuga ngo ngiye kubera target y'umugabo, uzafata uwubonye. Uko gufata ubonye rero hazazamo kugutuburira, hazazamo kugucyucyura nyine nk'uko nguko. Ariko niba niba ko kwamanye n'umutima wawe ukavuga ngo ngiye ndi gusenga, igihe cyawe nyine nikigera, igeno ryawe byanze bikunze nta handi rijya. Niba Nyagasani yarapanze ko uzashaka ufite imyaka 40 niyo wakora iki ntabwo bizagukundira. Ako ntabwo amenya nyine igihe cyagerera, niyo mpamvu barahita bishakira inzira. Igihe hari cyo abakobwa hanze aha bitonde cyane. Ubundi twari tumenyereye tuzi ko abasore aribo baribwa amafaranga n'abakobwa, ariko uyu nguyu batawe muri yombi ukumva ko we yari yarabigize nk'akazi. Urumva abantu bakwiriye kwitonda. Nanjye yari unzi wariwe miliyoni zigera muri 20, ariko nawe no mu diaspora w'umukobwa. Urumva abantu rero bagomba kwitonda. Reka twekeze mu zindi nkuru zanditswe mu bitangazamakuru. Tuvuye ku kinyamakuru cy'igihe, nicyo cyari cyanditse iyo nkuru, giye ku cyitwa bwiza.com, nacyo cyanditse izindi nkuru zitandukanye, aho banditseho nivuga ko hari abavuga ko bari gusabwa ejo heza kugira ngo bazarye inyama kuri Noheli. Ni bamwe mu batuye mu karere ka Rulindo bavuga ko muri iyi minsi mikuru kubona akaboga biri kubabera isobe bitewe n'uko nta mabagiro ari muri kariya karere. Ibi bakaba bavuga ko mu minsi mikuru bagiye kuyirya nabi, bakanavuga ko hari abasabwe gatanga gahunda ya ejo heza kugira ngo bemererwe kubaga. Bamwe mu bagana iki kinyamakuru bavuga ko baherutse kubwirwa ko
bareba uko bakwihuriza mu matsinda noneho bakajya kwiyandikisha mu murenge ko bazabagira ko